mu izina rya Yesu. Ninde muri mwe umunyabwenge kandi w'umuhanga niyerekanishe ingeso ze nziza imirimo ye afite ubugwaneza n'ubwenge. Yego. Ariko niba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu mugahorana intonganya ntimukabyiratane ngo mureshye ukuri. rekeraho ntaho nshaka. Haleluya. Muri mwe mufite abantu b'abanyabwenge batandukanye. Bamwe ngo barize, abandi ngo bazi gukora imishinga igatsinda bakagira ibigega bagahunika, abandi ngo bazi kuvura, abandi bazi kuvuza neza, si byose. Iyo umuntu bamuvuye undi bakamuvuza nyine ubwo bifite uko bigenda, bamwe bakavuga ngo bamurangayeho abandi. Ariko reka mbabwire, Imana itugirire neza. Muri mwe umuntu w'umunyabwenge ntabyerekanishi ingeso nziza. Haleluya. Umuntu w'umunyabwenge muri twe abyerekanisha iki? Ingeso nziza. Imana itugirire neza. Niko umurongo wahereyeho badusomera uvuga, kandi biratubwira ubwenge bw'Imana ubwari. Muri mwe umuntu w'umunyabwenge uzi ko ashoboye, uzi ko akomeye, abyerekanisha ingeso nziza. Haleluya. Ntabwo umuntu w'umunyabwenge ari wa wundi ugera aho abandi bari agatangira akavuga ibigambo bipfuye, agatangira agateranya abantu n'abandi, agatangira akavuga ibidakwiye kuvugwa, agatangira n'amabanga akayamena, agatangira akavuga na sindayibona. Uwo ngo ntabwo ariwe tuvuga. Umuntu w'umunyabwenge, umuntu w'umunyabwenge abyerekanisha iki? Muri se umuntu ari umunyabwenge ariko nta ngeso nziza afite, byaba bimaze iki? Ntacyo byaba bimaze. Umuntu ari umunyabwenge ariko nta gaciro ari guha ibyo akora, ubu ubwenge bwe bwa buri gihe. Niba akorera umuntu, niba ari uwo aragirira, niba ari uwo ahingira, ariko ugasanga nta kintu kizima wamuvanaho kijyanye na bwa bwenge, uwo muntu wavuga ubwenge bwe bumaze iki? Ukabona umuntu aragirira runaka umwaka washize, ariko aracyafite akangoro ko kuvuga ngo nubwo ngeragirira, nubwo ndi kugihingira, nubwo ndi kuja kucyahirira, ariko kiriya kigabo umunsi umwe nzagitoroka nkibe. Sinigeze se abashumba benshi ko hari abashumba dufite bakunze gutoroka ugasanga yibye nk'ibintu mu rugo, ariko izo ngeso zimeze reka mu bwenge bafite. Burya umuntu ufite ubwenge buhagije kandi buhambaye abyerekanisha ingeso nziza. Haleluya. Umuntu wabyaye neza akagira ubwenge bwo kubyara, bamwe rero basigaye batazi niyo bagana, ugasanga umuntu ari kubwira undi ati njyewe mfite ubwenge, mfite ubwenge buturuka ku Mana, n'ikimenyimenyi, nzi kuboneza urubyaro, nzi kubyara neza, kandi nabikoze neza, njyewe ndi umunyabwenge. Ariko se none wabyaye neza Yesu, ni gute urera abana bawe? Ni gute urabasha kurera umwana wawe ukamumenyereza inzira nziza akazarinda asaza atarayivaho? Ubwo bwenge ubundi nibwo dukeneye. Ntabwo ubwenge bwo kubivuga gusa nzi ubwenge, ntabwo kuvuga gusa bihagije, ntabwo kwitakumba gusa bihagije, ntabwo kubyina gusa bihagije, ahubwo harakwiriye gushyiraho ibikorwa, ingeso nziza. Haleluya. Ubwo mvuze ku babyeyi buriya bagize ubwoba, ariko ababyeyi benshi nabizi babona babyara bakabona bararukize. Ibyo gutoza umwana kujya mu rusengero ibyo ntiba bibareba, ibyo guhaguruka kare karuka bakarabya bakaza kwiga n'abandi ibyo ntiba bibareba, ibyo gufata umwana ukamutoza gusoma Bibiliya, ukamutoza gusoma igitabo cy'indirimbo n'ibindi bitabo tuba dufite bigenewe abana, ibyo ntiba bikureba. Wowe ugafata umwana w'Imana yaguhaye impano ikomeye, kandi murabizi abari hano bagize ikibazo wenda cyo kubyara cyangwa se batabyaye, niba barimo banyihanganire. Iyo umuntu adafite umwana iteka ntabwo yajya ngo bimanuke, ntimubizi se? Iyo umuntu afite umwana adafite umwana yajya bikamanuka se? Ubu se ushatse ntubyare wowe wabyishimira? Ushatse ntubyare ugashaka umwaka
ugahita undi ugahita, nta gusama, nta gutera inda, mbese wakwibwira ngo wakwishima ukagenda wizihiwe ukabyina ngo byakunze. Oya, icyifuzo gihoraho cyo kuvuga ngo nta kana, nabuze umurima ariko si uyu murima nta n'akana, ugashirira mu nda. Nabuze urugi rwa byubure ariko ko nta kana, ubundi bimaze iki? Iteka imbuto zo mu nda nizo ngororano Uwiteka atanga. Burya abantu batabizi bishobora no kutabimenya. Imbuto zo mu nda nizo ngororano Uwiteka agira ati ni imigisha ikomeye tuba dufite yo kugira abana b'Imana yaduhaye, kandi tukagira abana bakunda umurimo w'Imana, kandi tukagira abana bazakurira mu itorero byiyongereyeho bazaba abayobozi. Haleluya! Ibyo ni imigisha, ndetse ni imigisha igeretse ku yindi, kuko imbuto zo mu nda nizo ngororano Uwiteka atanga. None umuntu ufite ubwenge wabyaye neza koko nabyerekananisha ingeso nziza. Amen. Imana itugirire neza. Kariya kajambo kankurikije neza, kariya kajambo kanturikije kakubita mu mutima, ndavuga ngo umenya nanjye nta bwenge nzi, umenya nanjye ubwenge bwanjye bwaragiye, ariko uracyafite ubwenge, ufite ubwenge. Haleluya! Ufite ubwenge. Baza mugenzi wawe ariko ufite ubwenge, atari bya bintu byo kumutuka, ariko atari bya bintu byo kumutuka mubaze neza, utari kugira ubwenge, atari bya bintu byo gutukana nyabo, n'abatabikoze mwongere mubikore, ngo ariko ufite ubwenge. Amen. Menyereza umwana inzira azareka asaza atarayivamo. Haleluya! Niba umwana wawe abona uza ku rusengero ukirirwa ujunjamye, niba umwana wawe abona wirirwa ubumvise amagambo, ubwo nyine ubumvise amagambo ahetse ababwiriza uri mu mugongo, uwiba ahetse ababwiriza w'iki uri mu mugongo. Haleluya! Icyo ukora cyose umwana wawe akireba, icyo ukora cyose urubyaro rwawe ruba rukireba. Ariko hatabayeho kubohorwa n'Imana, hatabayeho gukizwa na Yesu, hatabayeho kumererwa, kugirirwa neza n'imbabazi z'Imana, abo bana bazatubera imbwa, kubera ko twabareze gutyo, twabareresheje ibyo bareresha. Wenda hari ibintu bareresha abantu bazaba indaya, hari ibintu bareresha abantu bazaba abajura, hari ibintu bareresha abantu bazaba abicanyi. Ibyo biba bihari. Ibwo rero urareba ibyo ureresha umwana wawe. Ese urashaka umwana wawe azakura ari icyomanzi? Urashaka umwana wawe azakura ari ikintu cyananiranye? Hindura ingeso zawe. Haleluya! Hindura ingeso zawe. Imana itugirire neza. Ufite ubwenge, niba koko ubwo bwenge bufite, nabyerekananisha ingeso nziza. Kandi rero ntabwo njya mpinda, buriya rero abantu batari kumva, bibereye mu bindi, bakaba batari kumva, bategereje ko buriya turashiraho ibindi. Nta bindi turashiraho, ngewe ntabwo njya mpinda. Haleluya! Ntabwo njya mpinda. Imana itugirire neza. Umuntu ufite ubwenge nabyerekananisha ingeso nziza. Ririya jambo ryatumye mpindura ibyo nari nateguye byose. Nta kindi navuga. Amen. Haleluya! Ariko kandi Imana yatugiriye neza, Imana yarakoze, yaduhaye umutwe wo gutekereza, iduha ubwenge bwo gutekereza, iduha n'amaboko yo gukora. Ntabwo Imana itatugize, kandi n'abo itabihaye bafite uko babayeho. Amen. N'abo itabihaye, abacitse imigongo bafite uko babayeho, abacitse amaguru bafite uko babayeho, buri muntu afite uko abayeho. Ariko umuntu uzi ubwenge, uzi ko azi ubwenge koko, nabyerekananisha ingeso nziza. Ntabwo ari ukubyerekananisha kuri abo batongana n'umugore, cyangwa kuba mu makimbirane n'umugabo wawe. Oya, izo ntabwo arizo ngeso nziza, si byose. Ntabwo ari ukubyerekanisha ngo ndakwereka, ntabwo ari ukubyerekanisha ngo turafatana. Oya, byerekanisha ingeso nziza. Haleluya! Uzi ubwenge, umuntu wibwira ko azi ubwenge, ngaho nabyerekananisha ingeso nziza. Haleluya! Imana ishimwe, Imana itugirire neza. Ntabwo nshaka kubona wowe nk'umukozi w'Imana cyangwa se n'umuntu waje hano uyu munsi
erega muri abakozi b'Imana sibyo se muri abakozi b'Imana ntabwo nifuza kubona utaha ugifite wa mutwe wari ufite ufunze oya hindura ibitekerezo kuko uyu munsi bavuze ngo muri abana ariko bakoze kuko Imana yaduhaye abana b'umugisha ntabwo nifuza kubona umwe muri twe cyangwa se babiri cyangwa batatu batahana umutwe ufunze wa mutwe wa kera oya nifuza kubona haleluya buri muntu ahindura imitekerereze ku kijanye n'umwana wiwe ndetse n'utamufite ahindura imitekerereze ku kijanye n'umwana we icyo nicyo kintu nshaka gusa kuko imbuto zo mu nda ni ingororano Uwiteka atanga haleluya ndi kubigisha kurera abana ntabwo mbarusha abana mwarakaye b'inyuma mwe kurakara ngiye gusoza ntabwo njya ntinda muzabaze no mu Rwanda hose ntabwo ntindaga muguri pe mubyerekanisha ingeso nziza abantu bafite abana muzamure turebe abantu bafite abana nuba musigaranye ari mwene nyina cyangwa ari murumuna we n'abamanike nta kibazo haleluya hariho n'akana kabuze ngo gafite akana niko shaka nawe ufite umwana wa kana Imana itugiriye neza haleluya burya Imana kuko yabagiriye neza ndi kubireba ndabibona nta bindi ntegereje kubona ibyo birahagije ariko noneho reka turebe ku ijambo ryo kurangirizaho rishumangire ibyo ngibyo haleluya ariko mama aya magambo yose ubu ni kwirwa nyasubiramo ntimuyazi reka tuyasubiremo murayazi ariko reka tuyasubiremo murebe muri Yohana igice cya 3 mwageze tugiye kubivuga mu mutwe muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 16 ngaho kuko Imana yakunze abari mu isi cyane tugende kuko Imana yakunze abari mu isi cyane yatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ubugingo buhoraho ibyo ntabwo ndirwa ndabisoma murabizi ariko biragatsindwa kubizi ukaraba wasakuriza abana bawe mu rugo uri gutongana n'umugabo ukaraba wasakuriza abana bawe bigisha imico mibi ngo ndaguhana wa mugore ngo simba ku izima ukaraba wasakuriza abana bawe mu rugo bagusaba amakayi kandi ubwenge bw'abana ni bukeya haleluya kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye nayo itanga umwana wayo kugira ngo umwizera wese atarimbuka haleluya byatumye itanga umwana wayo impamvu nahereye ku gukomera kw'abana n'agaciro abana bafite ni ukugira ngo wumve umuntu watanze umwana we kugira ngo agucungure kugira ngo agukure mu bibazo agukure mu maganya agukure mu bintu bidakwiriye icyatumye itanga umwana wayo noneho iyo ntabwo yari ifite benshi ngo yari ari umwana wayo w'iki kugira ngo noneho uzizera wa mwana akagira ute ariko kurimbuka bizabaho musubize kurimbuka bizabaho yego kurimbuka bizabaho ariko kugira ngo uwizere uwo mwana w'ikinege akagira ute hanyuma ufite abana akabarinda amakimbirane yo mu rugo akabarinda amatiku yo mu miryango akabarinda ngo mutazasubirayo akabarinda ngo muje murigenda mwigengesere haya narozi ariko ko dufite Imana nibyo dukwiye kurinda abana bacu ariko ntabwo babishobora dukwiye kurinda kubera Imana haleluya ntabwo abana bacu bazarindwa natwe barindwa n'Uwiteka urakwiriye kuba maso urakwiriye kwigengesera ariko noneho kwaganisha abana n'abaturanyi ibyo biragatsindwa Imana rero yakunze abari mu isi cyane kugira ngo uwizera uwo mwana wayo atarimbuka ahubwo ahabwe iki atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho kugira ngo umwizera areke kurimanganya no kubangamirana atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho kugira ngo umwizera areke gupfisha ubusa igihe atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho kugira ngo uwizera areke kujijisha areke
ubugingo buhoraho, kugira ngo uwizera areke kuza hano ku cyumweru gusa apfuye kuza, ngo ni ukubera ko ari muri korali, ngo nataza muri korali baramuhana, kugira ngo uwizera atagira ute ahubwo ahabwe iki. Yes, nicyo cyatumye Imana itanga umwana wayo w'ikinege, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera atagira ute hanyuma ahubwo aho kurimbuka ahabwe iki. Haleluya. Wizeye umwami Yesu, wizeye umwami Yesu umuntu wagira ute. Kandi uyu munsi utekereze ku mwana wawe. Buriya abagore bo babizi cyane kuturusha, bazi agaciro k'abana n'amashimwe n'ibyo Imana yabakoreye byose babibitse ku mutima, barabizi. Amen. Ntabwo ngiye kubasubiramo, atagira uzanira amabuye ngo nabasubiyemo uko muba mumeze, ariko ndabizi bibaga bikaze. Haleluya. Si byose mwebwe barabyayeho ntimubizi, biba bikaze se. Umugore wanjye yarambwiye ngo isaha umunota w'umwana yari agiye kuza ngo yumvishe amatwi azibye, ngo yumva umwana aravutse, ngo ntabwo yamenye igihe umwana yagize ute yavukiye, mbese ubwo yari agiye gupfa, habuze gake ngo apfe, nuko Imana yamusubijemo akuka, nk'uko byanditswe hariya muri Yobu, imusubizamo akuka, irakamusubiza iti ngaho genda urebe uko ugira nawe uheke nk'abandi. Haleluya. Niko ambwiraga, ibyo nibyo bumvaga, ariko ntekereza ko no kuba abandi niko bigenda, aho bitagenze gutyo bageraga gutya, ubwo namwe murabizi. Ariko ibyo byose Imana ibikorera kugira ngo uzayizera atagira ute. Nicyo gituma uhetse, nicyo gituma dufite abana bari muri Sunday School. Amen. Yemwe bari muri Sunday School muri aho, muhaguruke mbabwire, maze murebe rero igitera Imana agahinda, igitera aba bana bacu kubabara, ndetse kigatera n'Imana agahinda. Ngaho mwabana, buri mwana nasange se cyangwa nyina uko muhagaze aho ngaho, ngaho mugende, buri muntu asanga umubyeyi we, buri mwana musanga ababyeyi banyu ntabaye, utamufite yicaye ariko uwari hano agenda amusanga. Wabibonye se? Ntabwo ubonye isomo? Ngaho umubyeyi ufite umwana hariya nagenda amufate, mubaje hano gusenga. Yego mwabadihaga, ngo mwabicishije inkoni, mubafate, buri muntu afata umwana w'umutwaro. Uwo mwana uko yavutse nyine nawe wakuze, uzi ko byari bikaze, buri muntu amuvana aho ari ahave amujyane, mukuru abo bana mu ntebe bicayemo. Mbega abana mwisakuza, reka twumve ijambo ry'Imana. Haleluya. Buri muntu akora umugisha we aho ngaho, nabo bataje turaza kubereka uko biri bugende. Buri muntu akura umwana we, mukuru w'abana muri za ntebe. Mubajane mu mwicare, cyangwa se mwicare naho nta kibazo, mushaka mwicare naho ngaho, ko bavuye munsi ntabwo barasubiramo. Uyu munsi twagize ngo Sunday School twigane nayo. Haleluya. Twashatse ngo twigane nayo. Yemwe mwabana mwe, nta mwana ubuze se cyangwa nyina, bari abana ababyeyi babo ntabwo basengera hano, niko sha nta n'abaso bo muri batisimu mugira, nta n'abo muri batisimu mufite, muhumure ariko Imana ibabereye umubyeyi, mubakure bari abana bave hariya, abandi mubabyaye muri batisimu mubakure hariya, n'abaturanyi babo mubavaneho. Haleluya.
mbega abana beza njyewe rero ndi kubabona bari kubyina ntabwo nari nababonye ubu niho ndi kubareba uko bambaye udukanzu twiza uko bambaye udupira tuboneye ndi kugenda mbabona ariko bamwe bari kugenda bongorerana ngo byari bikaze abandi bamwe ntabwo bose bavutse ku buryo bworoshye hasigaye abana bane bari abana nibwo bababyarara reka ashaka kwibyarira muri batisi mwegere aho bicaye muhicare ntabwo barasubira vuba muhicare haleluya ndi gusoza kandi umuntu ufite umwana uri gutembera nawe amufate mubafate abo bana mubafate bari gutembera mubafate abo bana haleluya amen abana banyu mwababonye muri kubareba nawe murebane n'ababyeyi banyu mu maso mubwire ukuntu mugiye kugenda murebane yemwe bana mwe murebane n'ababyeyi banyu mu maso hariya bari kwaba pe umva yemwe bana mwe baza mama wawe ngo kugira ngo ubyare byagenze ute cyangwa se baza papa wawe uti navutse gute mubaze sha mubaze hari ibyo dushaka kugeraho mubaze uti ariko byagenze gute mubaze uti byagenze gute mubaze sha utamubaza aba bana mubabaze uti byagenze gute yes gutyo imana ibagire neza haleluya amen ubwo ababyeyi bafite uko barabasubiza kandi tugiye gushima imana sibyo tugiye gushima imana kubera ko imana yatugiriye neza abo bana rero mwicaye nabo ukimuhagurutsa ibyo yari yambaye uko yari yitwaye ukimuhagurutsa hita ukubita ifoto ku ijoro wowe uri mu bitaro cyangwa se muri centre de santé ukurikirana uko ubuzima bw'umwana uri mu nda buri bumere ukurikirana uko igise kiri buze ushaka kumva ko cyaje cyangwa se uri kurwanya ko cyabuze bakaguha imiti yo kucyongera bakagera naho babona byanze bakavuga bati igihe cyageze ariko nta bise ufite ngaho noneho reka bakujyane muri hopitale bakubage bakuvane n'umwana bakamuteruramo ari imana yahaye ubwo bwenge bakamuteruramo bakamugeza ku isi udapfuye n'abadapfuye mukaba muhari mwese haleluya udapfuye n'umwana wawe adapfuye murebe n'abapfishije ntabwo nshatse kubavugiraho ndi kugira ngo mukomere mushikame ariko ababafite ubu ngubu uzi ko afite umwana muri iki gihe uzi ko afite umwana namufate neza haleluya uzi ko afite umwana namufate neza kuko mwebwe mwabaye abana kandi ibyo mwakoze turabizi bamwe mwacukuye ibijumba by'abandi abandi mwakoze amarorerwa abandi cyakora mwarihanye ndabizi ntabwo muzabyongera mwihanye kera mukiri batoya sibyo ibyo tugomba kutuzana abana bacu bakihana bakiri batoya haleluya tugomba kubitoza abana bakihana bakiri batoya bakamenya gukunda imana none umwana wawe niba bigera saa moya ukamukubita akayuyahoja kwanya akagera hano yakerewe uzasubiza iki imbere y'imana niba umunsi wo kwahira wo gusenga ariwo wagize wo kwahira kandi umwana akwiriye kuja kuririmba n'abandi umwana wawe akwiriye kuja kuririmba n'abandi none niwo munsi umuhaye ngo fata akanyejuru cyangwa akawuyuhira uje kwahira harya uwo mwana ugendeye kwimenyereza umwanya inzira uri kumumenyereza inzira yo kuzamushumba kuzajya inyuma y'inka akayikurikira nuko kaba ariko ubuzima bwe ariko umwana niba agusabye ituro ryo gutura ejo bundi hari ahantu agiye guteranira ahantu batwereka igiceri cyo ntari nabonaho nawe tutari wabonaho umuntu yagihaye umwana we ngo naje kugitura umwana amusabye ituro wamuha icyo giceri baramubwira ngo mwana wanjye dore ituro rigutura umwana agenda yishimye nawe ari kwimaringa nk'abandi bana aragenda ageze aho bari gutura nawe aratura igiceri cyo ntari nabonaho umwana wawe ukumutoza ute umurimo w'imana ukumutoza ute uratekereza ko urusengero ariko ruzahora ahangaha
niko gutekereza muzubakwa namwe muzubakwa n'abana banyu none se bizabikora gute niba utabatoza gukorera Imana niba uri kumutoza gutanga igiceri cyaciwe kitakibaho muri u Rwanda no mu mahanga ntikikibaho baragitaye bene cyo nicyo uri guha umwana ngo nature hajya uwo mwana azakura gute uwo mwana Imana yaguhaye urenda kumeneka ibise byanze kandi inda ihari uwo mwana Imana yaguhaye ikinya cyenda kuguheramo ariko ukaba uri kumutoza inzira zo kuzaba icyo nkavuze hagiye gutekereza ko nyuma yawe umuryango wawe ntiuzasigara uri n'ibigoryi gusa nubwo nta muryango wabuze ikigoryi umwana uri kumutoza kuba iki haleluya buri mubyeyi rero nta buryarya burimo nta n'amarangamutima arimo ashatse afata umwana wo kwitama akamubwira ati mwana wanjye ndagukunda ibyo gusa mubwira abana banyu uti mwana wanjye ndagukunda hanyuma rero ndarangije mwana wanjye ngize nte mubabwire nabo bataje babasize mu rugo banyuze nanze kubavuga bariya babasize mu rugo namwe ntabwo ndabavuga mwabasize mu rugo mubireba ariko ubutaha muzabaza sibyo mubatoze inzira nziza yo gukorera Imana nta kintu umuntu yagera hatubasha Imana ndakubwiye kubaha Uwiteka nibwo bwenge ntabwo amashuri aribwo bwenge abantu njyewe nkunze kuganira n'abantu hariya muri kaminuza yahariya hakurya harimo abantu bishwe n'urumogi urumva bishwe n'itabi bishwe n'ikintu cyitwa ikiyobyabwenge kubera ko kaminuza rero batekereje ko abo bantu batazabashobora babubakiye amazu agera muri angahe yo kunywera n'itabi baravuga bati mba rero twarababujije byananirana ariko mutazongera kunywera itabi hano mu kigo mu bandi kariya kazu ni akanyu na kariya ni akanyu na kariya ni akanyu aho ariho muza kunywera itabi uwo tuzabona ari kwinywera hano mu kigo tuzamwirukana ni ibyo nibyo tegeko bashizeho barangije bashyiraho indi tegeko bafata igitebo kingana n'umutiba basukamo amakarito ya puridanse barababwira ngo mbare turabizi ntabwo mushobora kwihangana muri abantu bakuru muzi kwigenga dore puridanse mugende musambane ariko aho tuzafata tuzamwirukana urumva nawe ibyo si bivuze iki ubwo si ukuntu ubwenge kuba Uwiteka nibyo ki hari umuntu ubakuriye umuyobozi wabo ni umuntu w'itabi rikarabuta kandi ni umukobwa azi kunywa ikintu cyitwa itabi ararinywa akamara ipaki akarenzaho n'inzoga mbaga ndi kumureba avuga ngo uyu muntu azamara abantu kandi ni umunyamutima mwiza ariko itabi ryaramubase avuga neza ariko itabi ryaramubase akora neza ariko itabi wumva ryaramucengeye pe kandi ni umusirimu ntabwo ashobora kujya kurusuma n'amaguru ni imodoka kandi iyo kaminuza yamuhaye kuba ko ni umuntu ukomeye ubwo si ugiye ngo bafite ubwenge batwigisha ko ryica barangiza bakarima ubwo si ukumva ubwenge buriya kuba Uwiteka nibwo bwenge rata babitoza umwana wawe kuba Uwiteka nibwo ki abo bafite za dogitora na za PhD n'ibindi ntazi kuvuga ariko kuba Uwiteka nibyo ki bagasinda bamwe barasindaga barahuka byaza bakagira utya bagahamagara akamodoka bakaza kakabatwara kakabasubiza mu kigo kuba Uwiteka nibwo bwenge yewe nimushaka muzamubaye namba murere ariko warubaha wagira wamukundisha umwana wawe ariko utabikora uzi ko afite ubwenge nabyerekana ingeso nziza haleluya kandi kuba Uwiteka nibwo ki Imana itugirire neza murakoze mukicaye nabo bana rero banyu mubafashe mu ntoki cyangwa se mubakikiye cyangwa se mubafashe ku rutugu cyangwa se mubiyegereje uko mwibikuye kose tugiye gusenga Imana we kuba Uwiteka nibyo ki